Shalom kuri mwese bakoze subscribe hano ku isengesho Nibyo official, kuba twumva muhabwa umugisha n'Imana aho muri hose. Imana ibagirire neza, kandi nawe ugeze hano kuri channel ubwa mbere yitwa isengesho Nibyo official, nawe tuguhaye ikaze. Ungubwa neza muri byose mu izina rya Yesu. Ntuze kugenda nawe udakoze subscribe kugira ngo utaha utazadushaka ukatura. Mugubwe neza muri byose. Reka tubanze turarike umwuka w'Imana z'abane natwe mu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana no gusenga. Data, mu izina rya Yesu Kristo, umuremyi w'ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose, twongeye kuguha ikaze dusaba kugira ngo umwuka wawe abane natwe. Yesu, dusabye kugira ngo umwuka wawe azabane natwe, ntaba ari twe ahubwo umwuka wera. Afata akanwa kanjye, afata ururimi rwanjye, afata imibiri yanjye mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo avugane na buri wese uri hano ku isengesho Nibyo official. Uje mwami uri kutwumva, ntasoze ijambo ryawe, ntasoze uyu mwanya arimo arumvamo ijambo ryawe uko yaje ameze. Kora ibikomeye kuri buri wese utwumva, kora ibitangaza kuri buri wese utwumva. Ca mu ijambo ryawe, uce mu isengesho mu izina rya Yesu Kristo, maze ubwami bwawe bwihishure kuri uyu muntu, n'imirimo yo mu bwami bwawe yerekanwe kuri uyu muntu ndetse no kuri nje. Mu izina rya Yesu Kristo, reka presence yawe ibe kuri uyu muntu aho ari n'aho aturira, ndetse presence yawe nanjye imbeho kano kanya mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo tuvuga byose ntaba ari twabwo umwuka wera waba ari wowe uvugira muri twe, utagabanyije utongereye icyo ushaka ko uyu muntu yakira kandi asinjira biciye mu ijambo ryawe no mu isengesho, mu izina rya Yesu Kristo wamwapfakazi ukadusabye twizeye, amen. Data twese guha umugisha. Aho duherukira ahangaha twasobanuye ukuntu imyuka mibi idashobora kwirukanwa n'imbaraga z'imiti, idashobora kwirukanwa n'imihango n'imigenzo ariyo yose, cyangwa imiti y'ibintu wakwisiga ku mubiri wawe. Tubona ko imyuka mibi yose yirukanwa mu izina rya Yesu Kristo, kuko ijambo rivuga yuko ibimenyetso n'ibitangaza bizagumana n'abizera, ari uko bazirukana abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Abadayimoni rero bose ari byo myuka mibi byirukanwa mu izina rya Yesu Kristo. Ariko ushobora kwirukana imyuka mibi muri iryo zina rya Yesu ntigende bitewe no kwizera kufite. Icyiciro cyo kwizera kwawe, uko aho kwizera kwawe kumaze kugera, bitewe n'uko kwizera kwawe kukiri kugufi, ukaba wakwirukana abadayimoni ntibagende. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ushobora kwirukana abadayimoni ntibagende bitewe n'amasezerano ufitanye nabo. Ayo masezerano, bitewe n'amasezerano ufitanye nabo, yaba ayo uzi cyangwa utazi, ushobora kubirukana ntibagende bitewe n'amasezerano ufitanye nabo. Icya gatatu, ushobora kwirukana abadayimoni ntibakuveho bitewe n'ubumenyi umaze kugira mu ijambo ry'Imana. Ibyo ubwabyo bikatuma abadayimoni batagenda, cyangwa se imyuka mibi itagenda. Iyo tuvuga abadayimoni ujye wumva nyine imyuka mibi. None rero sasa imyuka mibi iri mu matsinda, kandi buri myuka mibi ifite ibyo ishinzwe. Hari umwuka ushinzwe gutera inyatsi gusa, umwuka w'inyatsi gusa. Hakaba ushinzwe kwambika umuntu icyangiro. Dayimoni ugasanga nyine yakwambitse icyangiro. Umurozi yagusunikiye dayimoni y'icyangiro, icyangiro kiraza kirakwambara, usanga abantu bakwanga nta mpamvu. Ukakubita imyaka 35, 40, 50 utarabona umuntu ukubenguka ngo mubane mwubakane urugo. Uwo ni umudayimoni w'icyangiro uba warakwambaye. Ndetse dayimoni y'icyangiro uko ikora, iyo yamaze kukwambara ntabwo igenda yonyine, igendana nanone n'umudayimoni wa mask, ku buryo iyo dayimoni y'icyangiro itikwambika mask ku buryo utagaragara. Ukaba waguhindura nk'umusaza ukiri mutoya, cyangwa ukaguhindura umukecuru ukiri umukobwa muto.
rero iyo myuka yose turi kuvuga yirukanwa n'imbaraga y'izina rya Yesu Kristo, yirukanwa na Yesu Kristo. Ntabwo imyuka mibi yirukanwa n'imiti wakwisiga, ahubwo iyo habayeho rimwe na rimwe kujya mu bapfumu ukisiga iyo miti y'abapfumu, ni ukuvuga ngo uba ukoranye amasezerano n'abadayimoni, uba ukoranye amasezerano n'iyo myuka mibi, ahubwo iyo myuka mibi iza kubaho by'akaramata. Nibyitwa ngo uranashyingiwe, ntuzibwire ngo warongowe n'umugabo wawe. Ku bantu bajya mu bapfumu bagiye kwivuza bakarongorwa, igihe kikagera bakarongorwa, ntabwo uriya mugabo uba urongowe uba ugushatse aba ari uwawe, ntabwo aba ari uwawe. Ushatse umugabo uri Pilato wagenewe n'Imana, ntabwo ari uwo nguwo. Mu isi y'umwuka baba bakuguraniye, uhabwa n'ubundi umugabo cyangwa se umusore ubarizwa muri icyo gice cy'ubwami bw'umwijima. Ntabwo ushobora kubona umugabo uturutse wateguwe n'Imana ku buzima bwawe wagiye kumushakira mu bapfumu. Rero imyuka mibi yose, yaba ari itera icyangiro, yaba ari itera igisuzuguriro, yaba ari itera inyatsi, yaba ari itera ibyaha, kuko hari imyuka mibi y'abadayimoni ishinzwe gusa gukereya ibyaha mu muntu, kazi kaguteramo inyota yo gukora ibyaha ndetse ikanagutinyura kubikora. Wowe ukaba wakora ibyaha uzi ngo ni wowe uri kubikora, kumbe hari umudayimoni ukurimo, hari umwuka mubi ukurimo ugukoresha ibyo byaha. Iyo myuka mibi rero yose, yaba ari iteza ibyaha, yaba ari iteza ubukene, yaba ari iteza indwara, yaba ari iteza impanuka, yaba ari iteza indwara zidakira, yaba ari iteza ubumuga, yose yirukanwa mu izina rya Yesu Kristo igahunga. Yose yirukanwa mu izina rya Yesu Kristo igahunga. Ariko uyirukana nuko agomba kuba yarakiriye Yesu Kristo umwami n'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwe, akaba amaze gukomerera mu mwami no kwambara imbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga ze z'ubushobozi bwe bwinshi. Ni ukuvuga ngo rero bisaba kugira ngo ube umaze gukomerera mu mwami, nk'uko hano tubisoma. Reka tubisome hano mu Befeso igice cyaho cya 16, Abefeso igice cya 6, Abefeso igice cyaho cya 6 n'umurongo wa 10 aravuga ngo ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware, n'abafite ubushobozi, n'abategeka iyi si y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Urumva ko iyo myuka umuntu aba arwana nayo. Icyambere urumva ko hari imyuka ubwiwe y'ibidafite inyama n'umubiri n'amaraso. Mwuka wakwataka udafite umubiri, udafite amaraso, ariko ukaba ufite ubushobozi bwo kwinjira mu mubiri wawe, ukaba ufite ubushobozi bwo kuba wajya mu maraso yawe ugakereye indwara, ugateza ikibazo mu maraso. Uyu mwuka mubi rero tuwirukanisha izina rya Yesu Kristo, niyo waba uri mu maraso yawe cyangwa mu nyama z'umubiri wawe. Warize Yesu Kristo, ufite ubutware bwo kwirukana mu maraso yawe ukagusohokamo, ufite ubutware bwo kwirukana mu nyama z'umubiri wawe ukagusohokamo. Iyi myuka y'abatware n'abategeko, urumva nyine iyo yahawe gutwara ni abatware nyine mu isi y'umwuka. Ni ukuvuga ngo ni inyobozi, ni imyuka y'abayobozi ariko iyobora nyine. Simvuga abantu, ndavuga imyuka iyobora nyine, ariyo wumvise Bibiliya yise abatware. Yahawe kuyobora uduce runaka, yahawe kuyobora umuryango, ikaba yagaruka ikaba ari umuzimu mu isi y'umwuka uyobora umuryango, utegeka umuryango. Uyu mwuka nawo ushobora kuwirukana ukoresheje izina rya Yesu, ugahunga ukawubwira ngo nta butware umfiteho wa mwuka we, ndagutegeka va ku mubiri wanjye n'ubuzima bwanjye. Iyo dayimoni y'umutware ikaguhunga. Tubonye ko hari imyuka y'abategeka yahawe gutegeka. Ushobora kubivuga uti njyewe mu butegeka sindimo. Yewe wa mwuka we wibwira ko wantegekera, wantegekesha igitugu, ndagutegeka mu izina rya Yesu, mvaho uwo mwuka mubi ukaguhunga. Tubonye imyuka ngo iba ifite ubushobozi. Nta mwuka wagira ubushobozi buri hejuru y'ubushobozi bwa Yesu Kristo.
muri Kristo Yesu. Umuririmbyi aririmba ngo kwa Yesu dufite ubutware, dufite ubushobozi iyo twizeye amagambo ye. Iyo wizeye amagambo ya Yesu, ukaba wizeye ijambo Yesu yavuze, ukaryizera ukarihagararaho, ugira ubutware, ugira ubushobozi bwo kwirukana buri mbaraga zose zirwanya ubuzima bwawe, zirwanya imibereho yawe, kandi zikaba zaguhunga. ngo n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru uba ngo ni imyuka y'abadayimoni ikorera mu kirere. Tujya tubibona hariya tubibona mu gihe cya Daniel, igihe yarimo arasenga amara iminsi 21 nta gisubizo. Ku munsi wa 24 nibwo marayika yamujeho amubwira yuko agitangira gusenga kwe kumviswe ndetse kwamuzanye, ariko amara iminsi 21 ngo umwuka w'ubuperesi, umwuka wo mu buperesi, abami b'ubuperesi bamubuza kugira ngo aze. Ariko aravuga ati marayika wo mu bantu bawe witwa Mikayeli araza ararwanirira. Ubwo tubona umwuka ushobora gukorera mu kirere cyawe ukaba warwanya ibisubizo by'amasengesho yawe. Ariko iyo dayimoni ufite ubutware nawe bwo kuyitegeka ikava mu kirere cyawe. Imyuka irwanya ibisubizo by'amasengesho ni nayo ikunze gutsikamira bamwe mu basenga. Ugasanga igihe umuntu atangiye gusenga arasenga ibitotsi bikaba ari byo bimutanga imbere, ndetse yanasenga ugasanga arimo avuga amagambo adasobanutse. Umuntu waba arimo ararwana n'umwuka mubi wicaye mu kirere cye. Iyi myuka rero kuko ubyumvise yose ikumirwa, itegekwa cyangwa se yirukanwa n'izina rya Yesu Kristo. Ari kwirukana imyuka ni umuntu nyine wamaze kwizera Yesu Kristo umwami n'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwe, akamwinjiza mu mutima we, akizera ijambo rye. Yamara kwizera ijambo rye agakomerera mu mbaraga za Yesu Kristo no mu bushobozi bwa Yesu Kristo, kandi akaba afite intwaro zose z'Imana. Bisaba kugira ngo ube ufite n'intwaro zose z'Imana. Igihe utubitse intwaro z'Imana ntabwo wakwirukana imyuka ngo ipfe kugenda. Ngo rero nongere mbisubiremo, igihe ugifitanye amasezerano n'abadayimoni, niyo waba umaze kugira aho ugera, abadayimoni uzabirukana bange kugenda. Kugira ngo ubirukane nuko umaze gukomerera mu mwami n'imbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, ndavuga muri Yesu Kristo ari we mwami w'abami. Ariko kandi nta sezerano ufitanye n'abadayimoni. Uzi neza ko nta sezerano ufitanye n'imyuka mibi. Igihe cyose wagirana isezerano n'imyuka mibi ntabwo bagucikaho, kuko Satani akurikirana isezerano, dayimoni bagakurikirana isezerano, bakakuburana bakavuga bati uyu muntu uratwirukana nkande, wowe urinde ko dufitanye amasezerano, uratwirukana urinde. Tubona abana b'abahungu bagendaga bigana Paulo, uko Paulo yirukanaga abadayimoni, agategeka abadayimoni. Uwo mwana w'umuhungu nawe abahungu nabo bakazajya bagenda bavuga bati mu byakozwe n'intumwa ngo bakirukana abadayimoni, bavuga ngo turabirukana mu izina ry'Yesu wa wundi Paulo avuga. Abadayimoni barabafata barabakubita ngo babasigare intebe, babaza ati ko Paulo tumuzi, mwebwe muri bande? Ngo barabasumira barabakubita, babasigare intere. Nuko bigenda iyo wirukanye abadayimoni utaruzura umwuka wera, udafite umwami Yesu Kristo mu buzima bwawe. Bisaba kugira ngo ufite umwami Yesu Kristo mu buzima bwawe kandi nta masezerano ufitanye n'abadayimoni. Rero ndagira ngo uyu munsi mbacishe mu isengesho ribasha gusenya, ribasha konona no gukuraho amasezerano y'abadayimoni. Mubyibuke mu ntangiriro z'icyigisho nasobanuye ukuntu umuntu ashobora kugirana amasezerano n'abadayimoni abizi cyangwa atabizi. Umuntu ukora n'abadayimoni ashobora kugushyira mu isezerano ryabo utabizi, nawe ubwawe ushobora kuryishyiramo, ababyeyi bawe bari gushyiramo. Rero uhereye igihe bari gushyiriyemo, niyo ukijijwe utabisobanukiwe ngo ubanze usese rya sezerano ufitanye n'abadayimoni,
abadayimoni bakomeza kuryibuka bakarikurikirana, ugasanga urimo uragenda uhura n'ibitero bitandukanye ariko bishingiye ku masezerano y'abadayimoni utigeze usesa, utigeze ukuraho. Washatse kwinjira mu isezerano rindi rya Yesu Kristo utabanje gusesa isezerano ry'iki ryo mu rundi ruhande. Ubundi ijambo rivuga yuko abari mu Kristo Yesu bahinduka icyaremwe gishya, ibya kera biba byibagiranye, ariko bari muri Yesu Kristo ni ba bandi nyine baba baramaze gutandukana n'amasezerano y'ibya kera, bakaba barabisobanukiwe babizi rwose, bakafata ibigirwamana byabo bakabisenya bakabirimbura, hanyuma ubuzima bwabo bakabwegurira Yesu. Umva ukuntu hano Gutegeka kwa kabiri igice cya 12 havuga uhereye ku murongo wa mbere ngo aya niyo mategeko n'amateka mukwiriye kuzitondera mu gihugu Uwiteka Imana y'abasogokuruza banyu ibahaye, guhindura muzajye muyitondera igihe cyose muzabaho mu isi. Ntimuzabure gusenya ahantu hose amahanga muhindura yakoreraga imana zayo, ho ku misozi miremire no ku migufi no munsi y'igiti cyose, iyo munsi y'igiti kibisi cyose, kandi muzasenye ibicaniro byabo, muhombagure inkingi z'amabuye bubatse, mutwike ibishushanyo babaje bya Ashera, muteme mutsinde ibishushanyo babaje by'imana zabo zindi, muzarimbura amazina yazo akurwe aho hantu. Ngo ntimukagire Uwiteka Imana yanyu, ntimuzagirire Uwiteka Imana yanyu nk'uko bagiriraga imana zabo, ahubwo ahantu Uwiteka Imana yanyu izatoraniriza mu miryango yanyu yose kuhashyira izina ryayo, ubwo buturo bwayo azaba ari bwo mujya muyishakiramo, azabe ari bwo mujyamo, kandi azaba ari bwo mujyanamo ibitambo byanyu byoswa n'ibitambo byanyu bindi, na kimwe mu 10 cyose muzatanga n'amaturo yerezwa muzatura, n'ibyo muzahigura imihigo, n'ibyo muzaturishwa n'imitima ikunze, n'uburiza bw'amashyo yanyu n'ubw'imikumbi yanyu. Reka tugarukira ahangaha. Urumva hano ukuntu Imana iri kuvugana n'Abisiraheli, itangira ibabwira ngo ibindi byo mukwiriye kuzajya mwitondera nimujya guhindura igihugu nahaye ba sogokuru banyu, ikababwira ngo ntimuzabure gusenya ahantu hose amahanga muhindura yakoreraga imana zayo, ho ku misozi miremire no ku migufi no munsi y'igiti kibisi cyose. Ibuka ukomoka naho uturuka. Niba ukomoka mu muryango uterekera uk'abantu ukaraguza, hahandi hagiye hakorerwa imigenzo n'imihango y'abadayimoni n'imyuka mibi mu miryango yanyu, igihe utohereje isengesho risenya biriya bicaniro bya ziriya ngirwamana imiryango yawe yagiye ikorera, ibyo bigirwamana byagiye bitambirwa ibitambo, niba utabanje kubisenya mu buryo bwo gusenga, gusenye amasezerano, kuko ibyo bigirwamana iyo umuntu aterekera akabantu akaraguza abarimo arakorana amasezerano n'imyuka n'ibigirwamana, arimo arakorana amasezerano n'abadayimoni, arimo arakorana amasezerano n'imyuka mibi. Ku muntu ukomoka rero muri iyi miryango bisaba kugira ngo mu gihe akijijwe afata umwanya wo gusenya ibyo bigirwamana cyangwa se gusenya iyi myuka mibi no kwitandukanya nayo, ndetse no kwitandukanya n'amasezerano yose imiryango yawe iba yarakoranye n'iyi myuka mibi. Kuko ubyumva hano Imana yaburiraga Abisirayeli ikababwira ngo muramenye ntimuzabure gusenya ahantu hose ho mu mahanga muhindura. Hari ibyo wifuza guhindura mu buzima bwawe, hari ibyo wifuza guhindura ku mibereho yawe,
urashaka gusohoka mu siribateri, urashaka gutembera, urashaka kwaguka, urashaka impinduka, hari ibintu ubona ushaka ko bihinduka mu buzima bwawe, ibyo bene wanyu batabashije guhindura ngo bagereho, biragusaba kugira ngo usubize amaso inyuma, ubanze usenye ibyo bigirwamana, usenye ibyo bicaniro, usenye ayo masezerano, yakubite hasi witandukanye n'amasezerano y'ibyo bigirwamana byo mu miryango y'iwanyu mu izina rya Yesu. Numara kubisenya rero, wikonekite n'isezerano ry'Imana ihoraho isumba byose, ryakomejwe n'amaraso Yesu Kristo. Niyo mpamvu ubona muri Bibiliya tubonamo imigabane ibiri, tubona umugabane wa mbere witwa isezerano rya kera, tukabona n'umugabane wa kabiri witwa isezerano rishya. Isezerano rya kera ni Imana igendana n'abantu nk'uko nabibasobanuriye biciye mu masezerano, n'ubwami bw'umwijima rero bukabakomba ku bantu, bukagenda ku bantu buciye mu masezerano. Igihe rero akabone niyo waba ukijijwe utarabanje gusesa ariya masezerano no gusenya ibyo bigirwamana byo mu miryango y'iwanyu, no gusenya ibicaniro byose byo wabonye mu byo mu miryango y'iwanyu ngo witandukanye nabyo, iyo myuka ikomeza kukwataka kandi ikaba yakunesha igihe utigeze ukora amasengesho yo gusenya ibicaniro byo mu miryango y'iwanyu, igihe utigeze ufata amasengesho yo kwitandukanya n'amasezerano yose yashingiye kuri ibyo bicaniro byo mu miryango. Reka rero nkuyobore, nkugayidinge mu isengesho risenya ibicaniro byo mu miryango y'iwanyu kandi ryitandukanye na buri sezerano ryose waba urimo ry'abadayimoni, rigukontorora cyangwa se rikugiraho ububasha cyangwa se rikugiraho ubushobozi, kuko wabyumvise hepfo haravuga ngo kandi muzasenye ibicaniro byabo, muhombagure inkingi n'amabuye bubatse, mutwike ibishushanyo bibaje bya Ashera, muteme mutsinde ibishushanyo babaje by'imana zabo zindi, muzirimbure, amazina yazo akurwaho hantu, za nyabingi zikurwaho hantu, za nyabingi zose zikurwe mu butaka bw'aho waba waguze. Ushobora no kugura ubutaka ugasanga ubwo butaka bwakoreweho imihango ya za nyabingi, bwaterekereweho. Ushobora no kugura inzu ugasanga abayubatse babanje kuyubakiraho ibigirwamana, babanje kuyubakiraho imyuka mibi. Ubwo rero igihe ibyo bicaniro bidasenywe by'abadayimoni muri iyo nzu, uzayibamo ikubuza amahoro, uzayibamo uyibura ibitotsi, uzayibamo ujye abana bajye bahora barwaragurika, ibintu bitangire kwanga, nukora byange. Kumbe inzu irimo ibicaniro by'abadayimoni, ikeneye gusengerwa, ikeneye amasengesho yo kwibohoza no kwiderivura, nibyo twita deliverance. Deliverance ntabwo igaruka ku muntu gusa, ishobora kugaruka ku kintu icyo ari cyo cyose kiba ubona kirimo imyuka mibi cyangwa se cyarigaruriwe n'imbaraga z'umwijima. Tegura umutima wawe rero n'ubwenge bwawe, ugayidinge mu isengesho cyangwa uyobore mu isengesho risesa amasezerano y'abadayimoni kandi rigasenya ibicaniro byose byose byo mu miryango y'iwanyu, cyangwa se ibyo ari byo byose wakwisanga uri kubarizwaho. Vuga uti mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka, Yesu Kristo nahawe gukirizwamo, ndi imbere y'amaso yawe mwami w'abami. Ijambo ryawe rivuga yuko icyatumye werekanwa ari ukugira ngo umareho imirimo ya Satani. Yesu Kristo muri imirimo yose Satani ankoreraho cyangwa se nakoreweho, ku bicaniro bya nyabingi, ku bicaniro by'abadayimoni, ku bicaniro by'imbaraga z'umwijima, iyo mirimo nitandukanyije nayo mu izina rya Yesu wapfuye akazuka. Ndayisandaza mu mbaraga z'umwuka wera,
nitandukanyije na buri sezerano ryose ry'abadayimoni ryamboha ryanzirika ndarisesa nivuyemo mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Izina rya Yesu Kristo nahawe gukirizwamo isezerano ryose naba narashyizwemo na data na mama n'ibisekuru bitanu by'aho baturuka kwa jina la Yesu Kristo wapfuye akazuka. Ayo masezerano yose nirayasesa nyakubisa hasi, n'ibiyahagarariye byose nitandukanye nabyo ndabisenya mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Na buri gicaniro cyose data na mama baba barubakiye za nyabingi n'imyuka mibi bakakikiraho mu buryo bw'umwuka, cyaba kiri mu cyumba cyabo, cyaba kiri mu rutoki, mu ishyamba, ahantu hariho hose, buri gicaniro cyose cyari cyubakiye imyuka mibi cyankururaga, cyampamagaraga, nangabonetseho, ndagisandaza mu izina rya Yesu Kristo, nitandukanyije nacyo by'iteka ryose mu izina rya Yesu watsinze urupfu n'ikuzimu. Yiyeguriye Imana Data wa twese, umuremyi w'ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose, mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Nkomeje isezerano ryakomejwe n'amaraso Yesu Kristo wabambwe agapfa akazuka akayamena ku bwanjye kugira ngo acungure, mu izina rya Yesu Kristo yapfuye akazuka. Niyaturiyeho amaraso ya Yesu Kristo avuga ibyiza aruta aya Abeli, mu izina rya Yesu Kristo zahita nitandukanyije n'andi maraso y'ubwoko bwose yansakuzagaho, yanyaturagaho umuvumo, yanyaturagaho imyuka mibi, yabozaga n'imyuka mibi. Ayo maraso ndayanze mu izina rya Yesu Kristo, ndayanze mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Ibigirwamana ndabyanze mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka, n'ibicaniro by'ibigirwamana ndabyanze nitandukanyije nabyo mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Buri bigirwamana byose mwami naba narihuje nabyo ntabizi cyangwa se mbizi, nitandukanyije nabyo ndabisandaza, ndabivuma mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Ndatura kubohoka kwanjye no gucira kwanjye mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura ko niyeguriye Imana umuremyi w'ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose. Niyo Mana yonyine ngomba gusenga, niyo yonyine nizera, ntirigira ifite icyo yamarira ubuzima bwanjye. Ibigirwamana ntacyo mumaze mu buzima bwanjye, ndabasenya, ndabihakanye by'iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Ngaho komeza usenge, komeza usenge, senga witandukanya n'ibyo bigirwamana ubirimbura, senya witandukanya n'imihango n'imigenzo yose uzi wakoreweho, cyangwa se iyo wabonaga mu miryango y'iwanyu bakora imihango y'ibigirwamana. Itandukanye nayo mu izina rya Yesu Kristo, ihuze n'amaraso Yesu Kristo, ihuze n'isezerano ry'Imana. Yatureho ibyanditswe byera biboneka mu ijambo ry'Imana, wiyatureho yuko uri umwana w'Imana, wiyatureho yuko wiyeguriye umwami w'abami Yesu Kristo wakwitangiye agagupfira ku musaraba w'Igorogota. Utangire ugenda uvuguruza buri sezerano ry'ikintu cyose kibi ubona ku buzima bwawe. Vuguruza isezerano ry'ibyaha bya karande, usandaze ibyo byaha bya karande, witandukanye nabyo byo ubona mu muryango wawe kandi ubona byakuzuritse, itandukanye nabyo. Senga witandukanya n'ubukene bwose bw'imiryango n'ibindi bibazo byose ubona bikurikirana by'umuryango, izo ndwara z'imiryango inyuma yazo hari isezerano ry'abadayimoni rizisunika. Itandukanye n'iryo sezerano risunika ubwo burwayi bwa diyabete, uburyo mu izina rya Yesu Kristo ndasohoka mu isezerano ry'uburwayi bw'abadayimoni bateza diyabete mu izina rya Yesu Kristo. Atura ko winjiye mu isezerano ryo gukizwa n'umwami wacu Yesu Kristo, kuko ijambo rivuga yuko imibyimba yari yadukirisha, kandi imibyimba y'umwami niyadukirisha, niko ijambo ry'Imana rivuga. Atura rero ko imibyimba Yesu Kristo gukijije kandi uyikirijwemo, witandukanyije n'indwara zose zidakira zishingiye mu maraso y'umuryango. Ibohora tura amagambo uvuga uti ndibohora mu ndwara zose za kome n'akarande
ziva mu muryango mu izina rya Yesu Kristo, nibihuje n'umugisha w'Imana w'umuryango w'ijuru barizwamo, kuko navutse ubwa kabiri mu mwuka nkitwa umwana w'Imana. Nakira umugisha wo gukira, nakira umugisha w'amagara meza w'abana b'Imana mu izina rya Yesu wapfuye akazuka. Atura yuko wibohoye mu bugumba, wibohoye mu kudashaka no mu kutubaka urugo, ubona byakubayeho akobe, ubitwike ubirimbure, usese isezerano ryose rituma udashyingirwa, rituma udashaka, uririmbure mu izina rya Yesu Kristo. Wiyaturiyeho yuko ugomba gushyingirwa mu izina rya Yesu Kristo. Atura ko buri sezerano ryose ryakuzirikaga ry'imizimu n'amajini n'imbaraga z'umwijima uyu munsi urisohotsemo mu izina rya Yesu Kristo. Data ndamusengera uno muntu kugira ngo buri sezerano ryose ryari rimuziritse rimuhambire, wari uzitswe n'isezerano ry'abadayimoni buryo kudashaka, ndarisenya ndimuvanyemo mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima, bwatuyeho gushaka mu mbaraga z'umwuka wera. Wari uri mu isezerano ry'ubusinzi, yarabashywe n'umwuka w'ubusinzi, ndaturanguje isezerano ry'ubusinzi bwo mu miryango y'iwabo bwabaye akome n'akanande bucike kuri uyu muntu, businzi bumucike mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Isezerano ry'uburayi uyu muntu arisohokemo, abohoke mu izina rya Yesu Kristo. Uburaya bw'umuryango bumuveho katika jina la Yesu Kristo. Dayimoni umuzimu w'uburaya wamukurikiranaga ukomoka amaraso ndawirukana ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Dayimoni y'uburwayi budakira, uburwayi bwo mu maraso y'iwanyu, za diyabete, kanseri, imivuduko n'ibindi birwara byose, igifu, umutwe udakira, ubumuga bwose bufitanye isano n'abadayimoni ndabucyaha mu izina rya Yesu Kristo. Kurwara ibicuri ndabivuma, ndakwirukanaho dayimoni itera igicuri, ndakwirukanaho dayimoni itera ubumuga bw'amaso, itera kutumva, itera ubumuga bw'amaguru, ikurekure mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Uhatureho ubuzima, uhatureho kubohoka mu izina rya Yesu, uhatureho imbaraga zigukiza, uhatureho imbaraga zigutandukanya n'imirimo yose y'ubwami bw'umwijima. Hura n'imirimo y'ubwami Yesu Kristo, hura n'ibitangaza by'umukiza, hura n'ibitangaza by'umwami w'abami. Akira kwinjira mu mudendezo uzanwa n'izina rya Yesu Kristo, akira kwinjira mu gakiza ka Yesu Kristo, kagukiza indwara, kagukiza ubumuga, kagukiza ibyago n'amakuba byose bisunikwa n'imbaraga za Satani. Akira umudendezo muri Yesu Kristo, akira kubohoka mu mbaraga z'umwuka wera. Amen, amen, amen. Habwa umugisha n'Imana, girirwa neza n'Imana. Shalom, shalom.